aze muganire musabe aze muganire aze tuvugane wanyemerera ukaza hano ukaganira na Sasi nta rimwe jewe urasaba amafaranga ariko ari SOUDY kumvikana ntagire umuntu ukoresha amagambo mabi ariko kanya karanjanye ntago noho mwana we Dumba ndabivamwo jewe ndabivamwo Dumba ndabivamwo bose bite Sat uje kuntuka go uje kuburantuka Sat tibi sana jawa ngusaba papa ari promotion ya nagutuza ari SOUDY yes Dumba reka manze umwanya mbanze mvuge mbanze mbwire Satibi ariko twemeranye ko amagambo mabi biskotemewe muri ari SOUDY wa Satibi ndamwubaha cyane mugabo uno munsi oya we ntunyubaha uramayaje oya we ntunyubaha kandi ari SOUDY reka kunyubaha ariko tugakomeza tubishuti Satibi yakoranye indirimbo na Meddy Meddy murya sini Meddy mwiryaho twara abantu ba mbere jewe na Dekati aje nabonye Dekati sinakubonye okay Satibi umusilamu my name is Abubakar Karum indirimbo yitwa Beautiful niyo ndirimbo yawe ya mbere ndashaka abantu mwumva basani banya warundi mwumva basani ba iyo ndirimbo yawe ya mbere yakunzwe ndabeshya wow sumya no love ifise views brother ubirisa ndakubwire no love iyo ndirimbo muri misura ya Dumba umva Dumba iyo ndirimbo muri misura ya Dumba iyo ndirimbo Beautiful kuri nuza muri misura yiwanje bakoze brand yawe nk'ubu nshatse nasaba kugira ngo ayikubita strike nkababwira ati iyo sura yanjye nagusize mzee sinari nakuzi ko ari nawe we Dumba okay Satibi aha turimo turavugira iyo nayikoze challenge abantu bose banze waje muri DM yanjye ndaza kuyipostinga abarundi mutegereze ndaza kupostinga Satibi arambwira ati ndishikiye mutama wewe Satibi wowe umusilamu wewe ariko ntumbwiye ko urabona Satibi iyo ubasha akazi k'umuntu ntabwo yasaba kubaha akazi kiwawe ubasha akazi kiwanje sinshobora kubaha kiwawe brother jewe oya Satibi reka siga amasegonda 30 reka rangize kuvuga ngo nawe uvuge umwavuge ngaho vuga Satibi reka ndakuyonze vuga ngaho reka Satibi aho rumpa ubigumye bana ibyo aho rumpa ubigumye bana je sinkunda amatiku ntabwo ari amatiku ndiko nakubwira mugabo niba ushobora kuza ngaha ugashaka kwereka ko akazi nkora katagira ikintu kakumariye kandi gafite n'ikintu kamariye abarundi ni je munyarwanda wenyine nanjye munduzinze wowe na wundi munyarwanda mwamwise ni je munyarwanda uvayo akaza k'abarundi bose barabizi ni nayo mpamvu nakubwiye kuba udashobora kubona akazi mba ndimo nakureba abarundi ukaza umuntu ugashaka kunsuzugura we Satibi jemba nkubazemo nk'umuntu nta sonera sino gusonera wewe nk'ubu ngubu nagukwe mu bantu nasonera mu bantu nasonera ubu ngubu muri industry yanyu wenda gukuyemo none be ari SOUDY imfise kuwanza ndababwira ibyo ukora uri sawa je utasonera utampa je mfise ubuzima bwanje mzee exactement terone ko kuzagira ngaha oya ibyo bashaka ukabaza ibibazo biteranya abantu nanjye uri kurabaza ibintu ibibazo biteranya abantu wese ngo kubera iki abarundi ngo abanyarwanda bagiye byari ku maradiyo bazimya indirimbo z'abarundi byari twaravyumvise twavuga ibintu twumvise ari SOUDY yabuze polemic Satibi urakuze abanyarwanda bagiye ku maradiyo bazimya indirimbo z'abarundi ibyo nibyo ubusaka gushyira mu barundi ibyo ni ibintu ubusaka gushyira mu barundi wewe ibyo sibyo kandi uri umuntu ukuze muri game wewe iyi game ntabwo turimo turakina we Satibi ntabwo turimo turakeza urasa gufata abantu ugenda ubateranya wowe ubusaka guteranya abantu we Satibi
Dumba. Oya hari abantu baza hano bakagira ngo ibintu ni iby'imikino. Ngo ni umusitari wa atazi ubwenge. Umusitari wa atasohora kure. Umusitari wa atasohora kure wewe. Dumba turi mu kiganiro. Mu kiganiro umwe aravuga n'undi akavuga. Reka urafata tibi. Urashaka guteranya abantu. Dumba, please. Reka tuganire biri professionnel. Oya umuntu mukuru agomba kwakitinga nk'umuntu mukuru. Voilà. Niyo mpamvu nshaka kwakitinga nk'umuntu mukuru nyine wivugiye. Sasa rero Satiba amenye ibintu ari karashaka gukora. Umenye ibintu uri kurashaka gukora. Gareka gusubiza. Satibi accusation. Ibyo harimo arakorera Dumba urabyakira. Jewe ari SOUDY. Je naje urashaka guteranya abantu Satiba urashaka guteranya abantu. Biriko biragaragara. Dumba reka guteranya abantu. Do ibintu gikora. Uwo ni umusitari wa superstar wanyu. Uwo ni wa superstar wanyu. Dumba uratuma dukora ibitari byo kandi turi mu kiganiro. Ugomba kubaha abantu ari SOUDY. Urabizi ngewe ko ibintu nkora byose mbikoresha umutima. Iyi live ndayivaho ntangiri yanjye. Abantu baraza kuza kandi baruvuga. Ariko ntabwo bivuga ko tutagomba kuba abanyamwuga mu kiganiro. Uko tugomba kubona solution y'ibyo tuganira. Uno muntu ntabwo tuganira guteranya abantu ndabibona abarundi bajya guteranya abantu. Dumba. Ariko wakumvise. Ntabwo tuganira byo kuganira. Tuganira bishaka kubaka tukajya no ku mwanzuro. Tugafata umwanzuro. Nakuzanye kugira ngo turebe ibyo nakiza nawe agira icyo avuga dufata umwanzuro turebe igikwiye gukora. Niyo mpamvu nakuzanye ngo tuganire. Ntabwo nakuzanye ngo mushwane ngo mumye mushwane mugire no. Ntago ariyo purpose y'ibiganiro byanjye. Ukuntu aba yishaka guteranya abantu. Ikibazo Dumba iyo yazaga hano yabagatuje akabaza haje tukaganira neza. None ntago sinzi ikibazo impamvu atari marumva. Bihaye ibintu ngo nabana bo mwisite, mane abantu benshi bavuye mwisite bro. Abantu benshi bavuye mwisite. I Burundi so nyine hari amasite bro. Dumba. Please. Reka Satibi twumve version ye none dufata umwanzuro turebe ikikwiye gukorwa cyatuma bamwumvise Satibi icyo ashaka. Ari SOUDY. Yo. Satibi ngo twege abanyarwanda ngo twazimize indirimbo z'abarundi. Ariko twabiganiriyeho namusobanurire kandi yabyumvise. Ariko ubu arimo arashaka ku-influencing ibintu byabaye i Kigali. Ahubwo Dumba nawe urimo uratuma avuga. Urimo urashaka ku-influencer nawe. Dumba. Umuntu wese afite agace kiwe n'agacimbiri kiwe. Nubona abantu bahuze. Ukagira ngo abantu nibirofa. Satibi nta kintu nakuziho we bro. Nta kintu ntazi kiva. Satibi I have done my own research about you. There is nothing I don't know about you my friend. Nuje ibyo giye gutangira kuvuga. Ibyo giye gutangira kuvuga deja ndabizi. Ibyo giye gutangira kuvuga deja ndabizi. Kuko mbona bitarimo tutari buze guhuza kandi iki kiganiro kigamije ikintu cyakemura ibibazo biri hagati yawe na Satibi nowe umuti ngeri we nshaka nta kibazo ngiye ikintu ushaka ko Satibi amenya ndashaka kumenya ko Satibi ari umuntu wubaswe i Burundi iyo agiye gushaka kugira ngo ateranye abantu abarimo arangiriza n'abarundi none ari SOUDY je nateranije abantu oya watanze opinions da yatanze uko abyumva kugira ngo umenye ubu hagiyeho abantu bagana 7 ongera usubiremo ikibazo wabajije ari SOUDY si ngombwa Dumba urimo uradusubiza inyuma ngenda cyangwa dufata umwanzuro kugira ngo minota iragenda tubandanye jewe Kigali ndayizi urabizi tu urasiko nahabaye urasiko byose najyo sasa jewe mu buzima bwanjye sinzi kwisemba urumva wowe byiza wari kuza uvuga gahoro Satibi Dumba wari watuze Dumba kuvuga iyo kuvuga ibintu bifite byo muri agaciro icyo bifasha abantu wowe muramutamisha agiye gutangira ibintu byo kungira kwarenze ko ari umuntu navuze nabi oya wamuretse kabivuga ko ari uburenganzira gira tubwira abanyarwanda n'abarundi ngaha njyewe reka ibintu byo kunyisimba ntabwo biza gukora gira tubwira abanyarwanda n'abarundi Dumba ari ngiye nawe uretse gato ari ngiye namwe ninda umunyamakuru w'abatuye bana si wewe
so ni jewe ufite ubushobozi bwo kubwira umuntu icyo avuga ndumva nongeye kumurera akazi kwana kubera gendaga gukora kuri mwibaza ko ibintu ari imikino ibi bintu si ibi bintu ntabwo ari imikino ndumva SOUDY amasegonda 30 igira icyo uvuga kuri izi accusation za Dumba ubundi dushaka umwanzuro kugira ngo jewe dusoze ikiganiro nta accusation nagize SOUDY je nakubwira ati je numvise ko 2015 habaye iki urambwira soya rero z'abantu turabandanya ku buryo nzana ikintu cyose umurundi afitiye ko amatsiko kugira ngo ari SOUDY ugikemure sasa hari ukuntu mwe abantu mufise ubwenge mukemura ibintu bitandukanye n'ukuntu abandi bakemura iyo naje ngaha kwa SOUDY nashakaga kuvuga ati navuga ati uyu muntu akora debate intellectually papa respect arubaha umutu na mukuru that's why I'm here ariko iyo mbajije ikintu ukambwira ati SOUDY suko wabajije iki wabajije ibintu byinshi ari SOUDY kugira ngo uduhe inyinshi reka abantu babwire icyo wabajije reka abantu babwire SOUDY ikintu yabajije guys reka mabwire ikintu yabajije ari SOUDY ubona ari SOUDY ugomba navivugire ntuvugire kanavivugire bivuge kirazira kumvugira bivuge ndanumye no so ari SOUDY uyu mugabo yes sir kugira ngo ndamushikana hanashaka nabajije ati inshuti z'akarere 2009 hamwe n'abajournalist bo baragiye ukuntu ndavyumva bo baragiye inama bakura muri servere zose z'amaradiyo mu Rwanda indirimbo ndundi umbwira gute umbwira ati no kuko iyo abimeze uko ndakumisinze zarabandanyije zihitinga nayo byumvikana ndirimbo nyinshi zabandanyije zihitinga ku buryo ata muntu twugariye sibyo none sinatahuye turakomeza kubindi ndakubaza ati ari abana b'abarundi ngaha bashaka kumva impanuro zawe why indirimbo ndundi collabo z'abarundi n'abanyarwanda zivuma only mu Burundi mu Rwanda zita urambwira ati ni question ya promotion aba promoter banyu baba bagomba kubyitwararika ikintu cyose wavuze cyari cyo sasa Dumba amekuja anataka ni none aho hageze reka nkubwira ari SOUDY abarundi bafite ikibazo bajya bishiramo abanyarwanda n'abanyarwanda bafite ikibazo abarundi nkatwe yego abarundi bafite ikibazo ugasanga barimo baravuga akantu iyo kabaye kawe ngo no ngubu ngo abanyarwanda ngo barimo barakina iyi game ngo abanyarwanda barimo barakina iyi game umuntu ukayibona ukavuga ati abo ngabo ntacyo bafite bavuze nta nubwo tubazi ariko ari SOUDY none iyo ubonye umuntu ngashya urankorera agaciro kuzana umuntu w'Dumba muri live umuntu avuga nka avuga wari wowe unashaka ikibazo gikemure kuko ngusanga hano uri harimo abantu Dumba nimba ko mugwana mukora reka dufate umwanzuro kuri ibi bintu byose tuganira uyu nguyu afite akaye gaciro musanga ari abantu 200 abantu 200 Dumba international Burundian artist niyo mpamvu tuvuga mu Rwanda we nagaciro Dumba please ugomba kumwubaha his international Burundian artist nyubashye wowe urabona nyubashye nawe ariko ntabwo urimo uratwubaha nanjye nasabye ko ntabwo uri muremera ibyo niko ndazumvira indirimbo yawe ya mbere ni njyewe irimo yabaye yakuzwe kubera jewe indirimbo yawe wari umurarira Meddy atanga promotion yakuzwe kubera jewe ndagiye no ubu ndavano nyitera strike ubu ngubu kubera muri misura yanjye itemerewe kubirimo ibyo bintu navuga utabikora ko ntabwo wari ukuri kw'Imana ndayitera strike umwanzuro wa nyuma indirimbo yawe ntabwo mwasabye isura yanjye kujya mu ndirimbo yawe ndayitera strike kuri YouTube none kukwereka ko Dumba nanjye ndi umugome umva Dumba ikiganiro cya minota yagiye reka gushimira ntabwo mwasabye indirimbo yo ntabwo mwasabye isura kuyishyiramo noneho ndaza kuyitera strike because you have my face and you never got permission not only permission uri ngaho uri ko wisi muri kuratse ku tugodo tw'abarozi urakarozi we kwanga
Angalia huyu. Dumba, thank you so much. Urakoze cyane kubana natwe kandi dukunda input za mu biganiro. Sati bura korofa. Ninde? Dumba reka abanyarwanda barazanze. Uraza guteranya abantu. Muzafara. Thank you so much. Turi kumwe. Abanyarwanda nimukunda abantu mubareke basati. Bye. Bye. Turi kumwe Dumba. Bari kuride.